bakunzi bene data turabashuhuje. Iyi ni Iburiro TV. Reka dusome ijambo ry'Imana ngo kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazavuga indimisha, bazafata inzoka kandi nibanywa ikintu cyica ntacyo kizabatwara na hato, bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Amen. Bakundwa bene data, benshi barakibaza ibitangaza n'Imana ikibikora, ndetse abatizera barakizerera mu mbaraga za Satani, bavuga ko ibitangaza bisigaye bikorwa na Satani. Ariko reka ngutangarize ko Imana yahoze n'iki kiri, uko yakoraga mbere n'ubu n'iki kiri. Reka dukurikire iyi nkuru y'uyu mukobwa. Nk'uko tubibona, uyu mukobwa ntavuga kandi ntagenda. Ni umunyarwandakazi, afite ikibazo gikomeye cyane. Ahangaha ni mu rusengero. Ese koko Imana iracyakora ibitangaza? Ese urabyizera? Abantu b'Imahamba baturutse bo bajyaga bacinda sago yicaye. Abantu b'Imahamba murarugana cyane. Umukobwa baga yicaye aho ngaho bakamucinda sago. Ni mu mpunzi mu nkambi. N'ubushize hafi y'umuntu bazanye ahazanywe na se yari umukuru w'itorero. Bivuga cyane. Umukobwa baga yicaye aho ngaho bakamucinda sago bakabona ruvirirana. Yafashwe ate? Nawe ni w'Imahamba. Bivuga cyane. Umukobwa witwa nde? Yafashwe ate? Yafashwe yikubita hasi, amaguru asa n'abaye pararize. Agasa cyangwa akaba pararize? Nyine yabaye pararize ntagende. Ndagura kunga mikoro ntitukumve. Ngiye kubareka musubireyo. Nyine yabaye pararize ntiyagenda. Ubundi haza ibintu bikajya bimuniga mu muhogo ahita badikira giti yavuga. Hamaze igihe kingana iki? Amaze ibyumweru 3. Byose Gikundi ntabwo uvuga kandi uri kuvuga nkumva. Yongorera gusa. Ngorera gusa. Ufite imyaka ingahe? Gikundi ni mu mureba. Ndeba gusa wowe nimushaka kuki undebe gusa nta kintu. Kirayo hirya. Umugarure bamukenyeze mu mugaruye none agira umukenyeza none. Icyifuzo cy'abantu, icyifuzo cy'abakwanga kiba, imigambi y'abana b'abantu siyuma, bari bazi kugiye gukorwa n'isoni, barajyaye mu ijuru ritabaye, bose babireba kuza aha wageze. Urahazi Satani? Urahazi? Aha wageze urahazi? Nuko yarameze se? Baba ashamana yanjye. Nuko yarameze yakoraga ibintu nk'ibi? Nuko yabikoraga. Nuko yakoraga? Iyo yafashwe nuko amera? Iyo yafashwe amera gutya. Gikundi. Satani muvemo. Izina rya Yesu. Muvemo. Ryajwe.
ryajwi ntirije, ijwi riraje ntabwo rije. Va muri gikundiro muvemo. Umumazemo igihe kingana iki? Umumazemo igihe kingana iki? Igihe kingana iki? Igihe kingana iki? Yeee. Umumazemo igihe kingana iki? Mureka ajye hasi. Aho rero muvemo. Yewewe. Aho wageze wahabonye? Yego. Wahabonye? Yego. Umumazemo igihe kingana iki? Umumazemo igihe kingana iki? Umumazemo igihe kingana iki? Kwezi bibiri. Ninde wakohereje? Ninde wakohereje? Ninde wakohereje? Yagutumye gukora iki? Bagutumye kumukora iki? Kumuca amaguru. Ubu wamaze gukora iki kugira ngo amaguru acike? N'iki wamaze gukora intambwe ya mbere kugira ngo amaguru acike? Nsubiza. N'iki wamukoze kizatuma acika amaguru? Umutego nashize iwabo. Wari umutego umeze ute? Wari umutego umeze ute? Wahateze iki wabo? Wahateze iki? Iki? Inkweto ze? Inkweto ze? Zisa zite? Zisa zite? Zisa zite? Zisa zite? Zisa zite? Gira vuba. Zisa zite? Zisa zite? Zisa zite? Ariko bamufata ururimi kugira ngo atabivuga. Hano ntiwabishobora, hano turategeka gusa. Inkweto zisa zite? Inkweto zisa zite? Ndategetse ngo ururimi rwa rugobotorwe nonaha. Zisa zite? Zisa zite? Zisa zite? Afite inkweto z'ubururu? Inkweto z'ubururu. Mwazishyizemo iki? Mwazishyizemo iki? Mwazishyizemo iki? Mwazishyizemo iki? Subiza vuba ariko. Ntiwongera gusakuza, nsubiza. Mwashyizemo iki? Umuti uhe? Mwawukuye he? Mwawukuye he? Mwawukuye he? Mwawukuye he? Mwawukuye? Ndategetse ngo utangire gushya umubiri wose. Tangira gushya. Tangira gushya. Tangira gushya. Tangira gushya. Umubiri wose. N'amakaro uryameho atwike none aha ngaha niko mvuze. Ugiye kumuvamo? Uravamo? Vuza induru ugende ntuzagaruke. Vuza induru. Mbare gatatu ugiye. Rimwe. Kabiri. Gatatu. Sohoka ntuzagaruke rero. Vuza induru ngende. Ku munwa hinduru. Vuza induru. Vuza induru yivugirize. Vuza induru ngende. Shira ku munwa. Yivugirize wenyine. Yivugirize. Shiraho ukuboko kwawe uvuze induru ugende. Usohoka. Shira ku munwa. Ndagutegetse. Shira ikiganza ku munwa. Uvuze induru. Gatatu. Rimwe. Kabiri.
pato ntuzagaruke izina rya Yesu. Okay, ngubona urenga ku gasozi urenga n'ibyawe byose uzagaruka ukundi. Ubugingo bwawe bugusubiremo. Koze Yesu. Gikundiro. Gikundiro. Kama utatweretse nyina nuko yishimye. Ndishimye cyane pe. Ndishimye, Imana ishimwe. Urishimye, Imana ishimwe. Imana ihimbazwe cyane. Umukobwa waracyari kiragi? Pe n'ubishye avuze Imana ishimwe cyane. Haguruka Gikundiro. Yahagurutse wenyine. Amubonye. Ni muzima. Twamubonanye. Ayo. Aha, ndakorera iyo mana. Utakorera iyo mana. Utakorera iyo mana. Hallelujah. Yesu ni muzima. Wiyegiro bidakoze isoni. Niwe muzima, niwe mibere mubyayo. Umwiringire uyu munsi turi hano Kristo kuzamura icyubahiro cyawe, kumushingira intahe. Warahabaye, waratwimanye, umushima y'ukubohora. Hakiri icyubahiro Mana. Amashiga Yesu garihe. Amashiga Yesu garihe.
mwicara akanya. Amena. Muhagarare neza ntacyo. Okay, mureke dutuzeho gatoya. Abigira inyuma gatoya ariko. Witwa nde? Kabagufatire, witwa nde? Nitwa Gikundiro. Ego, nitwa Gikundiro. Waturutse he Gikundi? Mahama. Ufite imyaka ingahe? 18. Hey! Bwira mugenzi wawe ngo ururimi ruvuga ruturuka ku Mana. Ntago Satani azaniga ururimi rwanje mu izina rya Yesu. Gikundi. Karame. Umaze igihe kingana iki urwaye? Maze ukwezi. N'ibyumweru? 2. Ibyumweru 3 birashize ariko amaguru ukwezi ariko ari kuri kurenga. So batubwiye ko ari ukwezi n'ibyumweru 2 bagutegeye mu nkweto zawe z'ubururu. Urazifite? Yego ndazifite. Ikibazo wakigize uwo munsi wari wazambaye? Yego ahubwo nari nazibuze nza kuzibona nyuma. Uwo Yesu ni muzima, Yesu araryoshye, niwe buzima, niwe mibereho nyayo, tumwiringire. Ndi mu kwitoza kubyina, mfite umutozo wa choreography. Niwe buzima, niwe mibereho. Ariko utakorera iyo Mana yakorera iyi. Utakorera iyo Mana yagakiza kukuri. Utakorera iyo Mana yagakiza. Nta shitani nokore. Shitani irahombye. Ibya shitani shitania. Yego kugica n'Imana tuzamure ibendera ry'ubutsinzi. Yesu aranesheje. Satani birahomye. Aranesheje. Kugicaniro cy'agakiza kukuri umwami wacu Yesu aranesheje. Satani aranesheje. Abana b'Imana tuzamura ibendera ry'ubutsinzi. Yesu aranesheje. Satani birahomye. Satani aranesheje. Kugicaniro cy'agakiza kukuri umwami wacu Yesu aranesheje. We n'ubumiga simbera umbona kuko nihishe muri Yesu. Nubwo Rwanda ntuzatsinda. Byinshi wari uzi ko ngiye gucika amaguru. Ibya Satani birahombye. Abakobwa banje bari he? Muze hano. Cy'agakiza kuguri umwami wacu Yesu aranesheje. Wakoresheje uburiganya aca mu ntara y'inzu yanjye. Wanyambuye kadastre none Imana impaye etaje. Yego
kubera karaneza ibicaniro Imana inkoreye ubukwe izuba riva ayiwe abana b'Imana tuzamura abana b'Imana tuzamura ibendera ry'ubunesha abana b'Imana tuzamura ibendera ry'ubunesha muri ibendera ry'ubunesha amashi ya Yesu ari he mwicara twicareho akanya gatoya tugiye gusoza so none waje utagenda yego naje ntagenda none ubu ngubu umva nakize ndumva na tambuka ujya hariya turebe genda ugere hirya wongere ugaruke mama wawe akurebe kuri kugenda komeza ugende ugere hirya ugaruke urumva umeze ute Ndumva nishimye cyane urishimye cyane ngo pe ndishimye cyane nakomeje kwanga guhaguruka nkajya guhasa Imana ndahaguruka gute hangisha ariko byagaze nyuma nkajya mwongorana none kutari gushira hejuru koreye kubw'imbabazi z'Imana wateye urutoki hejuru kubwira we ko atari gushira hejuru ntagazi ko yaje kwivuza uyu nguyu umukobwa akubaza ko udashyira agatoki hejuru nahoze mubaza kudashyira agatoki hejuru ngo nikumva yifitiye ubwoba ngo ntago kuki utaza ngo yahoze ambwira ngo yifitiye ubwoba ntakari bushyireyo wumva ko ufite ubwoba bw'iki numvaga mfite ubwoba uriya ni dayimoni udashaka asengerwa none se mwiyumvise mute mbatoranije mu bandi nkavuga ni haguruka wowe nakomeje kubansengera mu mitima uko mwabaga muri gusenga niko ansengera ariko Mana dufashe uko biri kose twereke yuko uri Imana ubwo rero ibyo nasabiye ubwo niyo mpamvu Imana yakutumye ukanyakura nta kwakura mama amashiga Yesu none se ubu uremera ko ari ndumukijije ari Imana cyangwa uratekereza ko ari njyewe oya pe natekereza ko ari Imana ibyo nibyo by'ukuri ibyo nta muntu ushobora kugira icyo amarira undi ariko Imana ishobora kugira icyo ikorera abantu bose bayihanze amaso mu izina rya Yesu none se ubu ngubu urumva uri butahe wizeye ko n'abantu baruhuka icyumweru nabo Imana ibazi ubu ngubu nta nubwo narinzi ngo muruhuka ryari ni umwana ni mwisengero z'abanje aranyakuye kuri telefone n'ubu niba ari kubareba yahoze anyandikira ariko abandi ko bari guhaguruka ko bari kubaza yitwa kuri telefone yahoze anyandikira ko uri kubitwereka kuri telefone yahoze anyandikira twereka ku kamesaje abandi ko bababwira abarwayi ngo bahaguruke mukanga muri mubiki twereka ku kamesaje tugasoma twereka ku kamesaje abandi ko birangiye ikoze ibitangaza abarwayi ngo bahaguruke mukanga ese ikibazo ni ikihe abakristo twereka ku kamesaje tugasoma bagira cyangwa se tugira nanjye ndababwira mbyibwira reka tugagusomere kutizera kadoka kamesaje tukareba kwizera bisigaye byaratugoye nk'abakristo ntitukizera Imana kandi naho twakwizera ibyaha byacu bikomeza kudutandukanya n'Imana uhereye kera kose Imana yanga icyaha ndetse na Yesu ari ku musaraba
yaravuze ngo mana niki gikundekesheje nuko yari amaze gutumira cya gikombe cy'ibyaha. Imana isa amaso kubera ko Imana idakorana n'icyaha. ndagira ngo umusuhuze umubwire icyo Imana ikoze. Bakristo bene data mureke twizere Imana. Imana iracyakora kandi Imana iracyakora ibitangaza, nyine ariko twandikira tubaza kandi tujye tuyizera. ariko mubwire nyine iby'Imana Twizere ko ikora, mubwire twumve nyine. nubwo imbaraga za Satani ziriho nazo zikora, ariko Imana yaranesheje kandi izakomeza kunesha. Kandi nta gihe na kimwe imbaraga za Satani zizigera zinesha imbaraga z'Imana. Ibyo Satani akora arabikora, ariko ni iby'igihe gito. Ariko Imana igukijije ndetse Imana yateyeho kashi biraramba kandi bimara igihe kirekire. Mureke rero bene data, niba tutayizezwa n'ibyo yavuze n'ibyo yakoze ahashize ikora abasogokuruza, tuyizezwe n'ibyo ikora ubu. Izina rya Yesu uryizeye rifite imbaraga, kandi izina rya Yesu uryizeye ubaho mu izina rye, kandi ugatinywa. Utinywa n'abadayimoni, utinywa n'imyuka mibi. Imyuka mibi ntikumenyera. Bene data mureke dukomeze twizere Yesu, mureke twizere Imana. Imana yashoboye, kandi reka mbabwire uko kwizera Yesu nta na hato. Uyu niwo mushinga wenyine udahomba, niwo wenyine udashobora kugajuka. Imana yo mu misozi ni nayo Mana yo mu bibaya. Imana y'u Rwanda ni nayo Mana iri muri South Africa. Hose iracyakora kandi hose ikora icyarimwe. Hose igenda ikora ibitangaza ku mpera zose. Reka dusome ijambo nanone riboneka mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 14 umurongo wa 14. ngo nimugire icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Icyo dusabwa ni ukwizera, ubundi Yesu agakora. Iyi nayo ni inkuru y'umusore wari warananiranye kubera uburwayi bwe, abaganga barananiwe, ariko Yesu amugezeho. Yesu ukora ibyananiranye, Yesu umuganga mukuru w'abaganga amugezeho, amugirira neza. Uyu nguyu nawe ari mu rusengero. Reka tubanze dukurikire turebe ibitangaza by'Imana. Uyu nguyu yarasa naho yapfuye, amaraso murabibona namwe mu kanwa, mu myanya y'ubuhumekero acamo amaraso, asa n'umuntu wataye ubwenge. Ariko imbaraga ya Yesu yamugezeho, imbaraga ya Yesu, amaraso ya Yesu yamugezeho, atandukanya, afatanura byari bifatanye, acagagura imigozi ya Satani. Reka abakristo mbabwire ngo aho Yesu yageze, aho Yesu yakandagiye, ibintu biroroha. Icyo dusabwa ni ukumwizera, kandi tukamwizera mu mbaraga ze, tukizera n'ibyo akora, tukizera izina rye ko rishoboye byose. Mukristo utizera akajya mu bapfumu, birambabaza cyane ko hari umukristo wagiye mu bapfumu rwose. Ubu ngubu ntabwo ari umukristo, nta nubwo barigeze amenya Yesu. Iyo wamenye Yesu nta bundi bwo bugira, kubera ko Yesu wenyine arabishoboye. Imbaraga zayo ziracyakorera muri zero. Nawe wabikora, nawe wabikora, ariko kubera ko utizera, kubera ko mu buzima butizera duhora mu buzima bw'ubwoba, twikanga ubusa. Ariko reka nkubwire ngo nanjye nibwira ngo uhereye umunsi tugire ibyiringiro, tugire kwizera gukomeye, twizere Yesu. Yesu ashoboye byose, kandi Yesu akora byose. Icyo tuzamusaba twizeye mu izina rye kizakoreka, kandi ngicyo duhambiriye mu isi no mu ijuru kirahambirwa.
mu izina rya Yesu wa Kristo. Bene data, mureke tureme mu izina rya Yesu. Imana yadusigiye umwuka wera, kandi umwuka wera ntigeze acika intege. Mureke tumukoreshe dukora ibitangaza mu izina rye. Abarwayi bakire, abantu bakizwe, kandi ndabizi neza ufite Yesu muri we, ufite umwuka wera wa Yesu muri we, abantu bazizezwa n'ibitangaza izamukoresha, kandi nawe ubwawe abadayimoni bazakumenyera. Uyu nguyu nawe amaze gukira. Aho Yesu yageze nta kijya kinanirana. Bane data, ndabatangariza ko aho Yesu yageze ibintu bikoreka. Usaba Imana ikongerere kwizera, ugire kwizera kuzima, ugire kwizera gufite ibyiringiro, ugire kwizera gufite ubuzima. Nawe ureme mu izina rya Yesu, kandi bizakora. Arimo kuvuga ko ari ubwa mbere yarageze mu rusengero. Mbere y'uko serivisi itangira, cyangwa se mbere y'uko amateraniro atangira, yumvaga ameze nabi, yumvaga acitse intege nyine, ikirenge atagishoboye kuvuga. Ariko ko ari umuntu umeze nk'ufite ibibazo byo mu mutwe cyangwa se depression. Ibyumweru bibiri yarabishize. Iyi ni inshuti ye yari murwaje, uyu niwe wamutumiye, nuko bakari yamutumiye. I know Mark for about almost a month now, and Mark is the condition of Mark. From my experience, it's not long ago since he's been sick, and he was complaining about head problem, headaches. That his head is paining and dizziness. He went to the hospital in Somerset. So there was a lot of confusion. They couldn't say what is the problem. Then they say it is a depression. Then they say it's something else. But ahangaha yari ari mu mureba ni kurisi mu bitaro yari ari. It might be a spiritual problem because he's very quiet. Yaracecetse, mbese ari umuntu ucecetse uri aho ngaho. Izi zari imbaraga z'abadayimoni zamujunjitse. Niwe wamutumiye kuza mu rusengero nubwo bitari bumworoheye. Bakristo bene data, ntimukomeze kubona abantu bangirika, bapfa bagwagwana bajya mu bapfumu. Mubazane mu nzu y'Imana bakire. Uyu nawe yakoze umurimo ukomeye wo kuzana uyu muvandimwe mu rusengero, kandi yahakowe ikintu gikomeye. Kandi ndababwira ukuri ko hano hantu yahavanye Imana, kandi yahavuye yizeye Yesu. Uratekereza ko yongeye gusubira hanze akajya kwigaragaza? Yakomeje kwigaragaza, kandi yakomeje kuguma mu nzu y'Imana. Reka natwe tujye dukora umurimo wo gutumira abandi, tuze batubwire Yesu. Uyu nawe ni umuganga wari umurwaje. On Sunday the 5th of May 2022, one of our congregants collapsed. Arimo kuvuga igihe yagereye mu bitaro 2022. Arimo kuvuga ibimenyetso yari afite. He attended to the congregant, which was found to be dead. Blood was gushing out of his mouth. Blood was gushing out of his ibimenyetso arimo kusobanura yagaragazaga amaraso gaturuka mu kanwa, gaturuka mu mazuru. Abaganga nabo bari bayobewe uko indwara bari buyivure. Ahangaha ni ku buriri aryamye, ni ku bitaro murabibona. Ntiyavugaga kandi nta kindi kintu yakoraga. Yari umuntu ujunjamye. Reka nkubwire ngo mwene data, umukristo ukurikiye Ihuriro TV, uhereye umunsi uriho mu buzima bwo kwizera kandi uriho mu buzima ukunda Imana. Uyu ni wo mwuga wonyine utajya uhomba no gukorera Imana. Imana ntihemba nabi. Imana ni nyamahoro kandi Imana ni nyamahoro. Irashoboye kandi izahora ishoboye mu izina ryayo. Amen. Nawe utaramwizera Yesu, ni ukuri ubuzima bwawe bwatangira kubonekerwa, bwatangira
kumurikirwa bwatangira kuva muri gihenomu wizeye Yesu. with a heart rate of 92. Ndagutangariza ngo Temperature mwizere. 36.1. Kwizera Yesu nta gihombo kirimo, agakizera ni ukumwizera gusa. Which indicates that all systems Ijambo rye riravuga ngo kuko Imana functioning, yakunze abari functioning mu isi cyane optimally. ngo byatumye itanga umwana The w'ikinege ambulance repeated kugira all ngo the umwizera wese observations, atari found all of them gahunda normal, ahabwe ubugingo and then at buhoraho. about Amen. 12:10 he was Ninde taken to Somerset utakwifuza kubaho Hospital. by'iteka? Ninde utakwifuza kubaho akaramata? Mureke twizere Yesu ni umukiza. Mureke twizere Yesu tubona amahoro. Kora subscribe and share. Ujye ukomeza gukurikirana inyigisho, ujye ukomeza gukurikirana ubuhamya, ujye ukomeza gukurikirana indirimbo. Ibyo byose bigamije kwagura ubutumwa mu bwami bw'Imana. Amen.